Hey guys, welcome and welcome back kuri Beautifully Mamiing Rwanda. Nishimiye cyane kubakira muri video nshyashya y'ino munsi. So uyu munsi ngiye kubasangiza uko n'icyumweru cyanjye cyagenze, icyumweru cy'umunyeshuri w'umubyeyi. Nababwiye ko nasubiye ku ishuri, nsigaye niga muri secretariat médical. Nari ntarababwira ibyo niga mu banza. Ahangaha rero wari umunsi wa mbere ngiye kubereka muri no vlog. Hari mwambonye ndi kuri ordinateur, ni kuri abe bimeze umva kuva mu gitondo kugeza ishuri rirangiye ubu meze kuri ya nyine. Twigira ibintu byose kuri ordinateur. Ni ikigo cy'aba adulte bien sûr, ni individualisé, no kuvuga ngo uriyigisha ukikoresha exercice ukikoresha exercice warangiza ukajya kuzereka umwarimu akagukosora ukazageza igihe ugakora ama examen. Hey guys, amasaha gusubira mu ishuri arageze, tujya muri pause saa 5:15 tukagaruka midi 15 tugira pause y'isaha imwe. Twamutse kari ukenda kwijugunya hasi, reka mereke ukuntu zingana zamuka zino zose gutya nanga. Uyu ni umuryango twinjiriramo. Niyo classe yanjye, nshaka kwiberekera hanze ndarinjira. Bari mu ordinateur nyinshi nyine kureba. Guys, so it's time to go home. Narangije. Rero hari mwambonye au début nari nicaye nyine ndi muri classe, nyuma yaho njye muri pause ya saa 6. Tugira pause inshuro ebyiri, ndaza kubasobanurira uko bigenda bimera nyine uko video igenda yavansa. Ubu ngubu rero twari dutashye, abo n'abandi banyeshuri. En fait ni uruvange, ni ikigo cya secondaire ariko gifite na partie ya formation professionnelle y'aba adulte. Reze ndaza kubatembereza no mu kigo murebe ukuntu hasa. Guys, hari akavura ho gakeya, hameze neza, ntabwo hakonje. Intoki zishobora kuguma hanze. Nari kugenda neditinga video nshaka gupostinga vuba aha, ariko ntabwo mfite charge ihagije, telefone yanzimiraho. So turasubira ningera mu rugo. Ubu ngubu ngiye kugenda nce kuri Dollarama, hanyuma njye gufata abana, hanyuma ngende guteka, then that's it. Nashiritse so nuko ndi kuvuga mu banyeshuri bangana gutya. Turi kumwe. Hey guys, another day at school. Umunsi ni kwa gatanu, ngiye kujya gukora examen mbere yo gutangira vacances. Mageze en avance, ubu ngubu ngiye kujya gutegereza ku muryango nyine w'ishuri nkoreramo examen. Ahangaha rero wari umunsi ukurikiye, nari ngiye kujya gukora examen. Ofite vlog banza nene itangiye kwa 4, rero ahangaha hari kwa 5 ngomba gukora examen ya nyuma mbere yuko tujya muri vacances y'icyumweru kimwe. Amba clip muri buze kubona nyuma y'ahangaha aho ntetse, yari muri vacances. Nafashe icyumweru cyose cya vacances nteka ibiryo byinshi kugira ngo nazongera kurwana no guteka mvuye ku ishuri. Umva ni struggle guteka iyo umuntu avuye ku ishuri. Uyu wari umuceri wari urimo viande hachée, urimo n'imboga. Ahangaha hakurikiyeho nari nagiye kuri eglise, twari dufite veille muri icyo cyumweru nyine cya vacances. Vendredi yacyo twari dufite veille. Rero aya mavideo yose muri bubone nyuma y'ahangaha turi muri eglise, twari turi muri veille. Rero iyo dufite veille ya vendredi ni ukuvuga ngo tuba tugiye gusenga, hanyuma nyuma yaho tugakorana repetition kugira ngo samedi tutaza kongera kugaruka. Ariko imba amarwa yoroshye anagomba kuyakomeza, sibyo? Kumva abakobwa gusa. Sibyo? No, abakobwa arimbira hejuru ntago aho tutoriguma. Sibyo? Uyu ni umuhungu ntabinanirwa na bagoye bye. Okay, twagiye. Uracuranga, sibyo? Curanga.
Aha rero nari ngiye muri pause, hano ndimo ndabereka ukuntu ahantu hakoze. Iyi ni cafeteria yacu, mba nicaye njyenyine. Reka mbabwire, biragoye gukora inshuti iyo umaze gukura. Ese hari umuntu waba umeze nkanjye? Uzi ko mba numva ntekereza, ngira idea yo kuvuga ngo inshuti ku ishuri, nkumva ndabibuze bien, nkumva mbyibuzemo kabisa, mba numva ndi saturé. Kugira ngo inshuti Imana impaye nyine izo yampaye nizo, niba ari ugusaza I don't know, but I feel like ntago nkibasha gukora inshuti nshyashya, atari uko ntabibashije ariko bintera nka anxiety. Hey guys, welcome back kuri Beauty Film Aming Rwanda. Umunsi rero ngiye kubagendana ku ishuri mbere ku kuntu bigenda. Hari partie nari narakoze record ya mbere, niyo mpamvu muruze kumbona nambaye imyenda itandukanye. Hari record nari narakoze iberekanye ukuntu mu ishuri biba bimeze, ukuntu nyine tuba twicaye nibyo tuba duri gukora. Byari boring cyane, ndavuga you know what, reka nongere nkore akandi ka video. So nageze hano saa mbiri za mu gitondo, ndabanza nkadepoza abana ku ishuri, ubundi nkagera ku ishuri saa mbiri. Dufata pause ya mbere saa 3:15, hanyuma tugasubira muri classe, tukongera gusohoka saa 5:15. Ubwo rero nari ngiye gufata dine. Nyuma ya dine dusubira mu ishuri saa 6:15. Sinzi niba muri kunyumva, but dusubira mu ishuri saa 6:15, turangiza umunsi saa 9:30. Nkahita mfata inzira nkajya kuzana abana, bageraho saa 10. Niyo routine yanjye y'umunsi iyo mfite ishuri. Ejo narasibye kubera yuko nari ndwaye iryinyo byatari. You guys, mwite ku menyo yanyu. Amenyo yanjye nkiri umwana cyane ntago yitaweho, uretse nyine kwa kundi bakujyana kugukuza amenyo yashiririye, ariko ntago nyine twajyaga ubundi muri Afrika nubwo ibyo bintu biba bizwi cyane, bitangiye kumenyekana ubu ngubu, ariko ibintu byo kwambara amabroche, ibintu byo gukurikiza routine yo kujya ku mudentiste ntago ari ibintu tuzi cyane. So niba uri mu Rwanda ukaba ufite nka assurance igukavaringa, uzagerageza ujye ku mudentiste, niyo yaba ari nettoyage, niyo yaba ari iki, juste bakubwire sante y'amenyo yawe uko imeze, ntuzategereze kuribwa. So ejo narariwe iryinyo hano umva, so ngomba gufata rendez-vous nkajya kureba umudentiste, nzabagendana mbere kuko byifashe. So turi kumwe rero, reka njye vuba iminota itaza kundangiriraho umva mbatera agastory kanyibukije gufata vlog. Tanze nibagiwe ikanya, sibyo? Nibagiwe ikanya nk'umunyeshuri mwiza ndiwe. Nibagiwe ikanya, so nabaye oblige yo kujya kugura ikintu kugira ngo mfate ikanya. Nari nzi ko ikanya izana n'ibyo nguze. Tell me why bagusharja amadolari n'imarangahe kubwiyikanya y'igiti. Ikindi kandi uyimpereje afashe hano hejuru arayimpereza gutyo. I was like bruh, ese binchapeti byata. Ndo umuntu ugira inenese, atari kuvuga ngo ni ukwirata, ariko juste none hari ibintu juste ureba ukumva nyine kuva covid yanaba. Noneho ikindi kandi inanga urabizi abantu bari gukora muri service ya nure fast food, mana we ni isuku nyine ni akantu kanyuma, niko kanyuma batekereza. Ushaka kwihanaguza nko kwishashi ya puberi yarangiza akaza kuguserva. So I was like bruh, nari nabayobije kubera ko navugaga kugira ngo bampikanya nkeneye kugura ikintu
kumbi ikanya ubwayo urayigura. Ariko nabimenye narangije gusaba deje ibyo nsaba nyine, sinzongera kwibagirwa ikanya bibaho, ninyibagirwa sinzarya. Guys, reka mbahereze hack mujya ku ishuri cyangwa ku kazi, ahantu muri oblige kugura amakafe, ibyayi n'iki. Mu rugo mfite icyayi cya karite naguze muri Costco, so I was like aho kugira ngo ngure icyayi cyo hanze nyiraho nzajya nsaba amazi ashyushye ubundi nikorera icyayi cyanjye. So nazanye icyayi kimeze gutya kiba muri Costco, hanyuma nzana n'isukari yanjye. So ikintu cyonyine nakoze ni ukwibagirwa ikanya n'ikiyiko. Umva iyi kanya twasabye twahanaguye turi busengere mu kanya niyo ndi gukoresha ibintu byose kuko nibagiwe ikiyiko, nibagiwe ikanya. Kundi kwinanzura nk'utakererewe. Hey guys, ngeze ku ishuri nje gukorana walk of shame namwe. Twagiye. Uyu munsi nafashe kafe. Spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie. Ahangaha rero twari tugiye gufata amafoto, ofete bari batanze annonce nyine ibwira abantu yuko turi bufata amafoto y'abadiplome, ariko bayitanze ntahari. Nari nasibye uwo munsi, sinibuka banza nene narwaye cyangwa se umwana yarwaye, nuko ubwo nari nasibye sinamenye rero byabaye. Rero niko kwipresenta ku ishuri meze uko nishakiye, sinigeze nyine mfata umwanya wo gukora imisatsi uko nabishakaga, sinigeze mfata umwanya wo gukora makeup uko nayishakaga, ariko it's okay. Amafoto finama yaje ntacyo twaye, nshaka gufata andi mafoto nzayafata, nzashaka studio yanjye ubwanjye, nshake toje yanjye, mfata amafoto ya finisa and that's it, you know. Ngiye kubagenda nambereke processus y'ukuntu nyine byagenze, abaho ndaza kubereka n'ifoto ukuntu zaje zimeze, ndaza kubereka processus yose. Ngiye gufata ifoto y'abafinisa ariko sinari nabyiteguye pa en tout. Mbaye manto mwe mbere kubera yuko ndakonje, ntabwo nazanye umupira w'imbeho. Ofete nari nzi ko mfite igihe cyo gukora iyindi foto mbere yuko ndangiza, ariko apparemment mbere yuko ndangiza nta yandi mafoto azafatwa. Ndimo ndapratika guseka. Guys, banije vesto professional. Je suis en train de vlogger en même temps. En fait, je m'étais je pensais que j'aurais le temps avant la fin des mais je termine en février. Et du coup, c'est ça, on me l'a prêté. C'est parfait. Si on va avoir la charge aussi, fait qu'il y a des photos qu'on va prendre au vêtements. Ah voilà. Merci.
amafoto arimo arafatirwa hano inyuma. So guys, mvuye gufata photo de finissant ariko nyine ntabwo nari niteguye, ariko I know the pictures are gonna give. Nubwo mubona umusatsi wanjye uri à l'envers, well, I hope the pictures are gonna give what they are supposed to be giving. So yeah, nsubiye muri classe nzabereka amafoto nasohoka. Finissant turi hano ni ukumufata amafoto ataranarangiza ishuri. Je te fais confiance. Guys, I just discovered ko hari indi party ntarinze muri iki kigo. Narindi kuvugana na belle-mère wanjye kuri telefone, ndi kwizamukira nizengurutsa, mpita mbona aha hantu, ariko ndi kwibaza niba hafungukira. Unashaka gufungura kuko mu bigo ifo gukora attention mbere yuko traverse imiryango. Hari igihe uca mu miryango ugasanga ntabwo ushobora kongera kuca muri uwo muryango usubira inyuma. So yeah, I just found this place. Look at this. Hano hari tranquille, nahoraga nibaza ahantu najya kurira hari tranquille hatari abantu bose. Wow, du plante, hari ahantu ho kwicara hariya. Like it rero. Yo kwicara urabona nk'ahariya ntabwo nari mpazi. Wow, I like it. Éducatrice spécialisée. Ngomba no kujya kuri ahantu bagura ibitabo, bafite ahantu bagurisha ibitabo. Wow, reba sha. Nari nzi ko ahantu honyine umuntu ashobora kwicara ari muri cafeteria, none ndabona mvumbuye ahandi. Wow, ngoki dufite n'amatara mu bikuta my friend. Ni utarubizi. Français secondaire 4, français secondaire 5. Yeah, en fait, okay, I just understood en fait. Kubera ko iyi ni harimo na secondaire banza y'abana baba adulte. Yaba 16 ans et plus. Français 4 et 5. Anglais secondaire 5. Hariho nk'abana baba batararangirije igihe, nyine ahangaha ishuri rirangira nyine urangiza ugomba kurangiza ishuri ufite nka 16 ans cyangwa 17. Rero hariho nk'abana baba baradindiye cyangwa se baje baturuka mu bindi bihugu bakabasubiza inyuma, nkanjye ngeri n'ahangaha bansubije inyuma. Rero hano hari mathématiques. Wow, c'est ça. Hano rero nari ndangije umunsi wa nyuma, ordinateur yawe urayizimya ubundi nyine ugafata inzira. Iki cyumweru cyari kirangiye. Ndabashimiye cyane kuko mwakurikiye ino video kugeza ku musozo. Kuba yigejeje hano umva munshyirira agatima ka brown muri commentaire. Rero murakoze cyane kundebera vlog. Umuntu afite responsabilité, ufite n'amashuri n'ibiki byose n'abana, bifata igihe kinini ku editing. Kuba content creators bose murabizi ko bigoye cyane ku editing. Tuvugenda nk'iyi video y'iminota 19 ugasanga yamfashe nk'iminsi ingahe kugira ngo nyediting. Koze cyane kuntera imbaraga no kundebera ama vlog n'ama video yose n'ukuri postinga mukana commentinga, nibahera umugisha bintera imbaraga. Rero mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Turi kumwe muri video y'ubutaha aho tuzaganira ku bijyanye no kwimukira muri Canada cyangwa se hanze ya Canada, kuko nababwiye muri video y'ubushize Canada isa nk'iyegetseho umuryango. Nimo ntabwo navuga ko ifunze complètement kuko abimigra baracyari kwimigra, kandi nawe ushobora kubigiramo amahirwe nyine ukabasha kuza, ariko isa nk'iyegetseho umuryango. Rero mbaye mbashimiye ngo naho ubutaha nakagaruka. Bye.